telefone yawe. Mwibutse ukanda subscribe, like ndetse na share na comment, ubundi wicare twige uno munsi tugiye kwigira hamwe ibintu by'ingenzi. Guys, mwibutsa ko ugiye kugeza ikiganiro ari Shyaka Achille. Nta kindi uzakora niba uri mushya, please subscribe, like ndetse na comment. Uzakora uzaza kuri Chrome yawe. Ahangaha ubona aho dushyize refresh, ndakeka ko buri wese ayifite muri telefone ye cyangwa bitewe n'indi Chrome cyangwa no browser zo ukoresha, uzaterwa n'iyo uzaba ufite muri telefone yawe. Nurangiza kwagera icyo uzakora uzayifungura. Noneho ngiye kwereka application tugiye gukoresha kugira ngo tugiye gutangira step by step buri kantu ku kandi. Dukoresha application yitwa Suno. Iyi ni application ikora ibintu byinshi utanabisha ukuntu wakora indirimbo ukoresha ino application, ikazana indirimbo igaragara neza cyangwa ivuga neza cyane nk'yakorewe muri studio. Gusa uno munsi iyo tugiye kwiga ngo tugiye kureba hamwe ese ni gute twakora beat dukoreshe ino Suno AI. Guys, mwibutse gukanda subscribe guys niba uri mushya kuri M Studio. Yuko uzaza hejuru muri search andikemo Suno, abitabiza Suno AI. Urangiza iyi ngiyi uzaza kwandika no Suno AI akande gutya, urangiza utegereze uzaza uzano kuri ino ya mbere. Bibutsa kandi subscribe, like ndetse na comment ko ni ibintu by'agaciro kuko biradufasha cyane mu byo dukora byose. Tugeze gato ndabona arakabazo kavaye. Rero turangiza icyo uzakora iyo uzaza ugashaka ko ari usanga amasuno menshi atandukanye, uzaza kwimeze gutya ino ya mbere ubona akantu k'umutuku. Iyi ngiyi ya mbere izaza hano hejuru gutya. Urangiza icyo uzakora uzaza uyifungure gutya, urangiza utegereze izafunguka gutya. Guys, nimara gufunga gutya noneho nta kintu uzakora, uza loginga in. Ibyo bintu bikunda kunanira abantu benshi cyane, kuloginga in. Ese barabikora gute? Ese ni gute wa loginga in? Ariko impamvu ndi hano, niyo mpamvu bandi hano kugira ngo nkwigishe byinshi bigiye bitandukanye. Icyo uzakora nta kindi umaze kujya hano kuko uhasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye abandi bagiye bakora amabeats atandukanye cyangwa indirimbo zigiye zitandukanye. Wowe icyo uzakora nta kindi uzaza ubanza ukanda single in kugira ngo utangire ukoreshe ino application. Mwese ukanda subscribe, like ndetse na comment. Guys, mugeze kuno munota urebe ino video yacu, ntukagende udakanze like ndetse na share ko ni ibintu by'agaciro, biradufasha cyane kugira ngo ubutaha iyo dukomeza tubakore video nyinshi zigiye zitandukanye. Rero uzaza hano ukande single in, wangiza kwakanda gutya hano hejuru kandi hano single in. Tegereze gato bitewe na network uri gukoresha cyangwa bitewe no kuntu data zawe ziri kugenda naho uherereye. Guys, nkusaba gusa ukagende wibagirwa ukanda subscribe. Mwibutse ko ino ari M Studio, aho tujya tugezaho ibintu byinshi by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Zaza noneho kandi hano wangiza utegereze. Guys, ubwo ni ukuvuga ngo numara gukanda na single in, nta kindi bizagusaba ko ufite Gmail muri telefone yawe cyangwa iyo bita email. Uzaza kandi hano handitse kano gastaff ubona hano. Guys, numara kwakanda gutya utegeze gato. Mwibusaba gukanda subscribe, like na comment kugira ngo ujye ugezwaho ibiganiro nk'ibigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, utuntu tw'ubwenge. Niba nawe uri mushya guys cyangwa ufite ikibazo, ujye utwandikira muri comment kugira ngo ubutaha tuzakore video y'ikintu wifuza. Mushimira niba ugeze kuri no munota ko ni by'agaciro, kandi zaza dora tubashimira impamvu tuba turi hano kugira ngo ukomeze dufatanye. Noneho ujya hano uzahita bagusaba, noneho ubona ko ahinguka hano hantu bagusaba kuri ya Gmail cyangwa email ufite muri telefone yawe. Urabona ko bahise batujyana kuri email dufite muri telefone yacu, ariyo iyi ngiyi. Urangiza icyo uzakora nta kindi, uzaza uyikandeho gutya utegereze gatoya kugira ngo maze urebe ibikurikira. Uzategereza gato bitewe na network ufite. Mbibutsa ko kugezaho ikiganiro ari idi ya mini cyangwa idi akiyo kabari M Studio channel kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umuziki, ikoranabuhanga, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkomeza kugushimira wakande subscribe niba nawe utarayikora. Guys, please nukagenda kandi subscribe ko ni ibintu by'agaciro, biratwubaka kuko ubutaha biradufasha kugira ngo tujye dukomeza tubagezeho izi nkuru nk'izi ngizi zigiye zitandukanye. Uzabona ko ya Gmail yamaze kwinjira noneho muri
ya suno cyangwa application tugiye gukoraho umuziki. Tuzategereza gato bitewe na connection niko nababwiye, urangiza tuzategereza gato. Noneho ngubu tugiye kwinjira mu gikorwa runaka, no tugiye kureba umwe ese ni gute twakora beat yacu. Cyambe na mbere ikintu ugomba kumenya ni beat, ubwoko bwa beat tugiye gucura cyangwa beat ukeneye gukora injyana yayo ko irabikoze, cyangwa bitewe n'ukuntu ukeneye ya beat yawe. Icyo uzakora uzabona ko hano hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye, twinshi tugiye dutandukanye. Iyezeho gatoya hanze mbereke udufresh twinshi tugiye dutandukanye. Hano hari utuntu hano ko hari home, create ndetse n'utundi ubona tugiye dutandukanye, tugiye turi hano ahantu hose hagiye hatandukanye. Gusa wowe tuzakora nabwiye ngo uzabanza utekereze injyana ugiye gukora cyangwa beat ugiye gukora bitewe n'iyari. Mabwira ko ino Suno AI ikora ibintu bya nyabyo kandi bitagira copyright. Rero mujye muyibyitabira kugira ngo, kuko AI ni ikoranabuhanga rikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uraza hano kandi kuri create, aha kabanditse create, cyangwa ushobora no kudakanda kuri create ukaza ugakanda kuri keyboard ubona kiriho mic hano ku ruhande, useka twanda twakanda create. Gusa ushobora no kuza ugakanda hano nze mabereke. Ngomeza kugushimira twujyanye kuri no munota, kuko ni iby'agaciro kandi uri w'ingenzi kuba turi hano, nawe babigizemo uruhare. Hano niho uzaza ugakanda, urugero uraza uhakande gutya kandi warangiza utegereza nata afunguka gutyo. Noneho angano tugiye kurebera ese ni gute nakora beat nkoresheje in application. Guys, musokanda subscribe, like ndetse na comment. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nugera hano hantu, ese ngiye gukora iyihe njyana, inihe beat nyeneye, ni iyihe njyana nyeneye. Icyo uzakora uzazana kandi handitse instrumental hanze mabereke. Aha ngaha handitse instrumental, no kuvuga ngo nugera hano hantu hari utuntu tugiye dutandukanye uzakora. Uzaza ikintu tugiye kwitaho n'utuntu tubiri tw'ingenzi ngiye kwereka. Hari aka kanditseho consumer ndetse n'akanditseho instrumental, ko kano tugiye gukora instrumental cyangwa beat dukeneye cyangwa bitewe na beat dukeneye. Guys, noneho icyo uzakora uzaza hano hejuru akantu uzagafungura gutya, ubona ko gahise kaza gutya. Uzafungura ko hano hantu mfunguye nawe ubona ko azahita hahinduka haza akantu nk'aka ngaka ubona muri screen yawe, hakabona ko gafungutse. Wangize icyo uzakora nanone uzaza hano kuri instrumental naho wafungure. Urabona ko naho hafungutse, twa tuntu twacu tumaze gufunguka. Noneho igisigaye ni iki? Noneho tugiye kwinjira no muri intermission. Guys, hangaha niho tuzingiye kugira ngo tubashe kumenya bya bintu byacu tugiye gukora ese bikorwa gute. Icyo uzakora noneho uzaza hano cyane ko handitse style of music. Hano handi ugiye guhitamo ese nihe cyane ngiye gukora cyangwa nihe beat nyeneye gukora. Rero tugeneye beat dukoresha muri ibi biganiro byacu by'ikoranabuhanga. Urukumva ko ari technology documentary, bandikamo technology documentary. Urangiza kubyandika gutya bitewe n'injyana ushaka. Icyo uzakora uzaza hano hepfo gutya, uzaza hano wandikemo noneho title cyangwa izina. Numara kwandika izina rya ya beat ukeneye gukora cyangwa ya beat cyangwa rya zina we wahisemo, icyo uzakora nta kindi uzanditse create. Ahangaha handitse create. Guys, musokanda subscribe, like ndetse na comment. Numara kwakanda icyo uzakora uzakanda gutya utegereze gatoya kugira ngo byibura iminota 3 cyangwa 5 kugira ngo badukorere ya beat yacu dukeneye. Guys, musokanda subscribe mu gihe tugitegereje like ndetse na comment. Niba uri mushyashya ni by'agaciro. Urabona ko bitangiye gufunguka, bya bintu byacu birarangiye kandi mu gihe gitoya. Urabona ko rya zina twahisemo ryacu ryaje hano hejuru. Murebe bitewe n'injyana uzikeneye cyangwa na beat ukeneye nibyo uzajya wandikamo. Guys, mwese ko ikintu cyose cyakora hano kiba na
copyright bivuga ko kiba ari ikintu cya origine cyangwa cy'umwihariko. Urabona ko azaza inuza ebyiri zitandukanye cyangwa tugiye kuzumva na kano kanya kugira ngo se twumve za biti zacu zira zimeze gute mu gihe utayikunze ukaba wanahindura ugakora ubundi buryo. Okay, noneho reka dupurenge iya mbere twumve. Ukuntu ya biti yacu imeze guys, nizere ko wumvishe ukuntu ya biti yacu imeze. Urukumva uzaza ahambere niwumva bitameze neza uze ukande ku ya kabiri wumve niba bimeze neza, uhitemo iyo ushaka bitewe na biti wari ukeneye cyangwa n'ukuntu imeze. Numva bitameze neza nabwo uhindure. Noneho ukamwereka ese ni gute wayikora kuri application ukayishyira kuri telefoni yawe. None ukuvuga ngo nushaka kwishyira kuri telefone yawe uzazikora kuri turongo duhagaze dutatu twano ku ruhande. Ntabwo turi kugaragara neza gusa uzatubonaho dutatu. Cyane twakandaranitse kuri kano ka share. Utegerezeho gato kugira ngo bya bintu byacu bifunguke. Mara kwakana kindi umaze gutegereza hano hawe amaze kwakanda uzaza yeze ya yawe itangira igiye kuri telefone yawe cyangwa uzayisanga kuri telefone yawe. Mwibutsa kwanda subscribe, like ndetse na comment niba ari icyo utabonye guys, uzanyandikira muri comment. Avuga ko numara kwanda harano kuri twa tuntu dutatu uzamanuka ukaza hano ndetse audio download audio ukakanda gutya hangiza ugategereza izijyana kuri telefone yawe. Guys, mushimire twabanye byari by'agaciro, tubonane ubutaha. Yari Idi Amin na YouTube channel akaba ari M Studio. Bye bye, tuzongeye dusubire. Bye. Ufite ikibazo n'ukagenda cyanditse muri comment.